Ibisumizi. Uyu ni umutwe w'ingabo warindaga umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli. Mu Rwanda rwo hambere habayeho imitwe itandukanye y'ingabo kandi yubatse amateka yo mu rwego ruhambaye. Uwashakaga kuwujyamo yakurikizaga inzira abakurambere be banyuze, kuko yagombaga kuba mu mutwe se na ba sekuruza banyuzemo. Kugeza ubu imitwe y'ingabo yamenyekanye cyangwa se yabayeho muri rusange ni 88. Yose yagiye ishingwa n'abami batandukanye bagiye bayobora u Rwanda. Umwami yashingaga umutwe mu gihe yabaga amaje kwima. Uwo mutwe ndetse n'indi yose yishamikiyeho zabaga zifite inshingano zitandukanye, cyane cyane izo kurinda igihugu. Amateka agaragaza ko zabanje kuba mu rugo, ariko nyuma bikaza guhinduka. Mu ntangiriro ingabo zatumwaga hari uko umwami ari gutegura igitero hanze y'u Rwanda, cyangwa se ari uko igihugu cyatewe n'umwanzi. Ubundi ziberaga mu miryango yazo. Umwami Cyilima wa kabiri Rujugira niwe watangije urugerero. Atanga itegeko ko ingabo zagombaga kuguma hamwe mu rugerero hafi y'inkiko z'igihugu. Urugerero rwabaga ari urugo runini cyane. Mbere muri rwo ingabo zubakagamo inzu zo kubamo. Icyo gihe amatorero yakuranwaga mu gukora amarondo ngo hatagira umwanzi ubinjirira batunguye. Mu gihe babaga batewe, ingabo zakubitaga umurishyo wihariye, bityo rubanda rwose rukamenya ko batewe, rukegura intwaro rukajya gutabara. Cyilima wa kabiri Rujugira kandi azwiho cyane imvugo yagiraga iti u Rwanda ruratera ntiruterwa. Ni nawe washinze amenshi mu matorero, dore ko ku ngoma ye havutse amatorero agera kuri 13. Gusa nanone uretse izo ngabo habagaho umutwe kabuhariwe ushinzwe kurinda umwami. Uyu mutwe wabaga ugizwe n'ingabo zatojwe byisumbuyeho bitewe n'inshingano zabaga ziwutegereje. Iyo umwami yatangaga, uyu mutwe wahindukaga umutwe usanzwe, bityo umwami mushya nawe akimana n'umutwe mushya. Uyu mutwe wagombaga kujyana n'umwami aho agiye hose mu gihugu, ukarinda ingo ze ndetse n'abandi bantu be ba hafi. Hari abo bitaga ababarabiri, nibo barindaga umwami Cyilima wa mbere Rugwe. Aho hari mu mwaka w'1345 kugeza mu w'1378. Amateka amwe avuga ko uyu mutwe waba warazimiye ku ngoma y'umwami Ndahiro Cyamatare. Ubwo uyu mwami yicirwaga irubi rw'inyundo yishwe n'abanyabungo. Abandi bakavuga ko ahubwo abarokotse iki gihe baje guhuzwa n'indi mitwe bagahanga umutwe mushya. Nyuma yaho w'1378 kugera mu 1411 hari abitwaga ibidafungura. Uyu mutwe niwo warindaga umwami Kigeli wa mbere Mukobanya. Abari bawugize bazwiho kuba barindwanyi zikomeye, ariko uyu mutwe nawo waje gushira igihe cy'umwami Ndahiro Cyamatare. Hari abitwaga abatanangabo. Uyu ni umutwe warindaga umwami Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri mu w'1444 kugera mu w'1477. Wategekwaga na mwene Sezuba mwene Gitore Kigeli wa mbere Mukobanya. Bazwi cyane nk'ingabo zari intwari, bigaragaje cyane mu gitero cyagabwe kuri Cyubaka mwene Nyabikezi. Cyubaka uwo yari atuye ahitwa Nyagasiza, hafi y'ahubatse ubu paruwasi ya Kiziguro. Baramwishe ndetse n'ingoma ye yitwaga Sera n'imfizi ye Rushya biranyagwa. Mu w'1477 kugera mu w'1510 hari izitwaga Inkindi Gatabahunga. Izi ni ingabo zarindaga Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Izi ntizabonye umwanya wo kwiyerekana ngo zikomere, dore ko abenshi bapfanye n'umwami Ndahiro Cyamatare. Izo twagarutseho cyane ni ibisumizi. Izo zabayeho mu mwaka w'1510 kugera mu mwaka w'1543. Uyu mutwe w'ibisumizi warindaga umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli. Niwo mutwe wamenyekanye cyane mu gihugu kubera ubutwari wagaragaje. Wari ugizwe n'amatorero menshi.
Itorero rya mbere ryitwaga Ibisumizi, ari naryo ryari rikuriye ayandi yose. Nyuma yaho hakaza Imisambi, Abadakonja, Abakonjabyuma, Insambuzi ndetse n'Abaganda. Igikomangoma Semugeshi ari nawe wasimbuye se ku ngoma, yari yaratorejwe mu itorero ryitwaga Abaganda, ryari riri muri uwo mutwe n'ubundi w'Ibisumizi. Uyu mutwe wategekwaga na Muvunyi wa Karema. Ikindi kizwi kuri uyu mutwe ni uko warasanye hagati yawo. Abari bawugize hafi ya bose bagashirira hamwe, bagashirira ahitwa Butansinda bwa Kigoma na Muyange. Bahisemo kurasana kuko bo bishinjaga kuba batarabashije kurinda umwami, umubisha akabaca mu rihumye akabasha kumurasa. Ku bwabo bumvaga batashobora kubaho mu gihe uwo bari barasezeranije kurinda yishwe n'umwanzi. Mu barokotse ubwicanyi harimo uwitwaga Mpande ya Rusanga, akaba ari nawe wazahuye umutwe ku ngoma ya Mutara wa mbere Semugeshi. Mu yindi mitwe yabayeho ishinzwe kurinda abami harimo Abaganda, Inkindi, Imitari, Intaremba, Ababito, Abatsinzi ndetse n'Ingangurarugo. Uretse ingabo zarindaga umwami, habagaho n'umutwe ushinzwe kurinda umugabekazi. Urugero rwamenyekanye cyane ni uwitwaga Impamyakwica, warindaga umwamikazi Nyiragikeri wa kane Murorunkwere, aho hari ku ngoma ya Rwabugiri. Imitwe yose y'ingabo yaje gukurwaho n'ubukoloni. Umutwe wa nyuma wabayeho mu buryo bwemewe ni uwitwaga Indengabaganizi, ukaba ari nawo mutwe wonyine washinzwe n'umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Ngaya amateka amwe yagiye aranga imwe mu mitwe yagiye irangwa n'ubutwari, tutibagiwe Ibisumizi.